Mwahisemo neza gukurikira ibiganiro bya televiziyo Rwanda tuje kubagezaho amakuru ku buryo burambuye. Ngewe ndi Fiston Felix Habineza. Reka aya makuru tuyaterure mu yajyanye n'amatora. Kuri uyu wa mbere mu ntara zose n'umujyi wa Kigali hano mu Rwanda habaye amatora y'abasenateri 12 batorwa hakurikijwe inzego z'imitegekere y'igihugu. Hari abagize inteko itora mu matora y'aba basenateri basabye abazatorwa gufasha umukuru w'igihugu kwihutisha iterambere ndetse no kurushaho kwegera abaturage bakabakorera ubuvugizi ku bibazo binyuranye bahura nabyo. Umujyi wa Kigali wari ufite abagize inteko itora 117. Aba nibo batoye umusenateri umwe mu bakandida 4 bahataniraga umwanya wo guhagararira umujyi wa Kigali muri Sena y'u Rwanda. Ni amatora atatwaye umwanya munini kuko umubare w'abatorwa ndetse n'ubagize inteko itora wari mutoya. Abatoraga n'abagize biro njyanama y'imirenge n'umujyi wa Kigali. Mu basenateri 12 batowe mu ntara n'umujyi wa Kigali, intara y'Amajyaruguru izahagararirwa n'abasenateri 2, izindi ntara ni 3 buri imwe, naho umujyi wa Kigali wo ugomba guhagararirwa n'umusenateri umwe. Abandi 8 bashyirwaho na Perezida wa Repubulika, 2 batorwa mu mashuri makuru na za kaminuza bya leta n'ibyigenga, naho 4 bashyirwaho n'ihuriro ry'imitwe ya politike yemewe mu Rwanda. Ejo kwa kabiri bikaba biteganyijwe ko amatora n'ubundi azakomeza, aho hateganyijwe amatora nyine amatora y'abasenateri 2 batorwa amashuri makuru na za kaminuza bya leta ndetse n'ibyigenga. Ibyo bikaba biteganyijwe ku munsi w'ejo bwazakomeje nyine ayo matora. Reka duhindure ingingo tubabwire ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwasabye abantu bose gutangira ku gihe amakuru ku bakora ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse no kubungabunga ibimenyetso bifasha abahohotewe kubona ubutabera. Ibindi kuri inkuru na Jean Paul Maniraho yafatanyije na Joseph Mushimire. Umuyobozi w'umuryango Haguruka uharanira uburenganzira bw'umugore n'umwana Munyankindi Monique avuga ko hari bamwe mu bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina batabona ubutabera kubera ikibazo cy'ibimenyetso bidahagije. Hari igihe ujya muri dosiye yo mu rukiko ugasanga umuntu yakorewe ihohoterwa kandi bizwi bigaragara, ariko bajya kureba bagasanga ibimenyetso byafashwe nta kigaragaza ko ari uwo nguwo wamufashe ku ngufu. Kugeza ubu abaganga bakorera mu bitaro bifite serivisi za Isange One Stop Center nibo bafite ubumenyi bwo gukusanya no kubika ibimenyetso bya gihanga bikoreshwa mu butabera ku bana n'abandi bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ibi ngo byatumaga hari bimwe muri ibyo bimenyetso bisibangana, ari nayo mpamvu inzego zibishinzwe zatangiye guhugura bamwe mu baforomo kugira ngo bazajye batanga inyunganizi igihe byose bizaba bikenewe, nk'uko umukozi ushinzwe kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC Mutoni Merab abisobanura. N'abanasi ufasha umubare wa nasi mu bitaro ushobora gusanga ibitaro bifite abanasi benshi, bityo rero icyifuzo cy'igihugu cyacu ni uko bose bagomba kugira ubumenyi bungana kugira ngo igihe cyose uwakorewe ihohoterwa aje kwa muganga bamufashe nta n'ahantu hato ahagaze. Abaforomo 96 bo mu bitaro 48 batangiye amahugurwa bavuga ko bayitezeho kuziba ibyuho bahuraga nabyo mu kazi kabo ka buri munsi. N'ubundi hari amakuru dusanzwe dufite bimwe twakuye mu ishuri, ariko mu byo twari dusanzwe dukora hari ubumenyi tubona ko bwari bukenewe kongerwa. Umurwayi iyo yaje ni wahingukiraho akenshi na kenshi umuha amakuru yaho yakura ubufasha, noneho warangiza ukanamufasha kudasibanganya ibimenyetso. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitieri avuga ko imbaraga zashyizwe mu gushakisha ibimenyetso bikenewe mu gutanga ubutabera ku bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina zirimo gutanga umusaruro. Buriya hariho n'abana b'abahungu bagasambanywa n'abakobwa bakuze. Urumva ari igihe yahohotewe nawe araza tukamwakira, ntabwo ureba ngo ni igitsina gabo cyangwa igitsina gore. Ibyo rero navugaga, abagabo nabo bamwe batangiye kujya bashira amanga bakayengera Isange One Stop Center bagatanga ibirego kandi babagore barakurikiranwa. So gahunda yo kubika ibimenyetso yo irakomeje, ariko ikigambiriwe ari kugira ngo ubutabera buboneke. Imibare ya RIB igaragaza ko mu myaka 2 ishize abantu 19,688 bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, muri bo 10,439 n'abana bari munsi y'imyaka 18 y'amavuko. Jean Paul Maniraho, i Kigali.
Urakoze cyane Jean Paul. Hari abatega moto hano mu mujyi wa Kigali binubira isuku ya bamwe, ni kuvuga isuku nkeya ya bamwe mu bamotari, bavuga ko hari ubwo ingofero cyangwa se kasike aba bamotari baha abagenzi kugira ngo bafate urugendo, ngo izi kasike ziba zisa nabi cyane, ubundi zishaje, cyangwa se abamotari bambaye imyenda nayo itameshe. Ni mu gihe nyamara ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwo bukebura abakora aka kazi ko bakomeza kurangwa n'isuku nk'uko umujyi wa Kigali n'ubundi uzwiho kurangwa n'isuku. Ibindi kuri iyi nkuru nakwigira Isa. Wasanga nawe kare wateze moto cyangwa warigeze kuyitega kubw'impamvu zihutirwa wari ugiyemo, ariko ugafata icyemezo cyo kutemera kujyana n'umumotari wari ubonye bwa mbere. Ibi ni nako byagendekeye bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali. Hari ibyo basobanura baheraho bemerera umumotari ngo abageze aho bagiye. Tajyaga mu mujyi ndatega nsanga afite kasike ishaje uko baguritse, ndamubwira nyine uzagure kasike, nateze uwundi. Biteye n'ubwo hari ukuvugisha ukagira ngo kubera kunywa ibiyobyabwenge ubu bwa buyoga, kumva nyine isuku yabo ni nkeya. Urugero rufatika, nigeze kuva Kibagabaga ndaza ngeze ku muhanda wa kaburimbo nsanga umumotari aparitse, mbona arasa nabi ndamutambuka, ntego undi wari urimo agenda. Igihe utega nk'umumotari ugasanga inshuro nyinshi afite umuhumuro utari mwiza, ari umunywanzoga, umunyatabi, iyo umuri inyuma gutya birumvikana. Byo rwose nibyo, bakareba isuku n'umuntu utwaye imyenda yambaye. Hari igihe ureba kwibaza se uyu ni umumotari ugiye mu muhanda gutwara abagenzi? Ubona rwose hari abantu benshi baba badasa neza. Bamwe mu bamotari bagaragaraho gusa nabi bagaragaza zimwe mu mpamvu. Konsa nabi biterwa n'aho tuba dutwarira, ni imihanda iba irimo ivumbi, tukayigendamo rero bigatuma twandura. Abantu bose bagenda muri iyo mihanda abenshi usanga basa nabi. Birasaba yuko leta yasukura imihanda, kuko nicyo kibazo cyane gihari cy'imbogamizi. Songe n'ukuvuga ngo ni umumotari gusa neza wikwije nyine. Hari abandi bamotari bahembwe zine songi bazwiho isuku, bavuga ko gusa neza biharanirwa, bagatanga inama kuri bagenzi babo yo kugira isuku kugira ngo bubahishe umwuga wabo. Ibintu bijyanye n'ubusonge ni ukuvuga ngo n'umuntu ugiye kugutega aravuga ati uyu muntu arasa neza, cyakoze moto irasa neza, akaba yagutega. Harimo n'ubundi abica akazi ugasanga nyine barasa nabi. Inama yo nabaha, burya iyo usa neza ugaragara neza, kandi n'umuntu ugutega akabona usa neza, n'ikindi gihe aravuga ati reka umuntu mbike na nimero ejo nzongera muhamagare. Habagiye wenda akavumbu kabanza ugahanagura, ubundi wangiza kugahanagura, ubundi ugafata moto ukajya mu kazi. Iyo umeze neza nyine umukiriya wese aza nyine ashaka kumutwara. Uteka moto kameze freshi, umeze neza, ewana baraza nyine tu gatwara nyine abasirimu bagiye ahantu nyine n'ahantu mu muhanda, nyine ahantu nyine bagarukiye ku muhanda. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Samuel Dusengiyumva mu minsi ishize yasabye abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto gukaza isuku. Namwe nagira ngo mbasabe nk'abamotari, wambaye hejuru rero hasi naho bakwiye gusa neza, ugashyiramo n'urukweto rwiza. Kubona umumotari utwaye moto yambaye sandali ntabwo biba ari byiza, ntabwo ari wane, sibyo? Wapi umumotari w'i Kigali aba yambara urukweto rugize gute, rufunze. Yari byiza rukabona rurerure kugira ngo nahura n'akantu ari kukandagira ahantu akomeza agenda ameze neza. Nyamirambo mu mujyi wa Kigali ni hamwe usanga abasore by'umwihariko b'abamotari bazwi ku izina ry'insongi, cyangwa se abatwara moto ariko basa neza, haba mu myambarire, ku nkweto, ndetse n'uburyo kiba bagaragara n'ingofero zabo cyangwa se kasike. Aba rero batanga inama kuri bagenzi babo bavuga yuko watwara moto ariko ukagira isuku, kubera yuko akeza kigura. Ni naho inzego zitandukanye by'aba polisi y'u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali usanga batanga inama ko umumotari agomba kuba asa neza kugira ngo anatange serivisi nziza mu mujyi wa Kigali. Kwigira Isa, Televiziyo y'u Rwanda, i Kigali. Tuve Kigali tujye i Rubavu. Abakinnyi, abaturage ndetse n'abanyamahoteli barifuza ko amatara yavanywe muri stade Umuganda yagarurwamo, kuko kutagira ndetse no kutakira imikino ya nijoro muri iyo stade nyine ngo bibateza ibihombo. Ibindi kuri iki kibazo reka tubyumve mu nkuru ya Faraji Niyitegeka. Imyaka ibaye hafi 5 amatara yo muri stade Umuganda ajyanwe i Huye. Ibyatumye kugeza ubu muri iyi stade nta mukino w'ijoro ushobora kuhabera. Abakinnyi, abaturage n'abanyamahoteli bagaragaza ko kuva amatara yavaniwe muri stade byagabanyije inyungu babonaga
ndetse n'ibyishimo by'umukino wo kwitara biragenda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yitumurikira ari stade nzima ya stade international twakinirwa match nijoro, ariko ubu ngubu twibaza nimba twigisha ko tugomba gusigasira ibyagezweho, bakarafashe stade imwe bakayisenyera ku yindi, bagafata amatara stade Umuganda bakajyana i Huye. Sinzi nimba ariko babipanze nka gutya. Twe ntago ari ikibazo cya groupe, dufite groupe hariya, ntago tureba match nimwe. Nka gutya ni match champion ushize bigeze kudupangira match ya nijoro ya Rayon Sport na Etincelle, bayishyira kuri saa 9 kuri kalendari ya Ferwafa, ari match yagomba kuba saa 12. Ariko birashoboka kuba bipfira mu buyobozi kuba batabyitaho, kuko urumva niba hari icyo kibazo kijyanye n'urumuri, amatara ataboneka, urumva ibyo byose abantu bakabaye bahaza, hari amafaranga yashobora kuba yakaba yinjira ku bibuga, ariko ugasanga nyine ntabwo bibashije gukunda. So urumva impact ntabwo yabura. Akantu kose k'iruhande kagize ikibazo kugasana biba ikibazo. Twasaba akarere ko kaba hafi ibyo bintu, bakareba uburyo babikosora kugira ngo babungabunge ibyo bikorwa bya siporo. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga kuri iki kibazo bwemeje ko ayo matara yajyanywe i Huye, ariko hari gutegurwa uko hashyirwamo andi byihuse. Rero dufite ubutumwa bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiturire, Rwanda Housing Authority, aho cyatumenyesheje ko cyatangiye gutunganya isoko, cyatangaje isoko ryo kuzana ayo matara. Ni ukuvuga ngo bazaduha amashyashya, kuko andi aho yagiye naho ari gukora ntabwo bazayakuraho, ahubwo bagiye kugura amashyashya yo mu bwoko bwayo twatanze. Gufata neza ibikorwa remezo ni inshingano za buri muturage wese. Hari ibyo tugomba gukora nk'urwego rwa leta rushaka ingengo y'imari, rugashaka n'ababikora, kuko stade ubusanzwe iri mu nshingano z'akarere. Stade Umuganda yubatswe n'umuganda w'abaturage mu 1982, ari naho ikomorera izina. Icyo gihe yakinirwagamo n'ikipe ya Etincelle FC. Yavuguruwe bwa mbere mu 2011 ubwo yakiraga imikino nyafurika y'ibihugu y'umupira w'amaguru ku batarengeje imyaka 17. Yongera kuvugururwa mu 2016, ari nabwo yashyirwagamo amatara ayicanira kugira ngo ibashe kwakira imikino ya CHAN mu 2016. Faraji Nitegeka, mu karere ka Rubavu. Abagize inama y'igihugu y'abagore mu karere ka Muhanga barakuvuga ko biteguye gufasha akarere mu mihigo wo kugabanya igwingira kugera kuri 5% mu myaka 5 iri imbere. Ubuyobozi bw'aka karere burasaba kongera imbaraga mu bikorwa rusange, kuko imihigo bajya kuyesa mu myaka iri imbere bisaba ko buri wese abigiramo uruhare. Alexis Namahoro. Imibare itangazwa n'ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga igaragaza ko imyaka 7 ishize igasize kuri 12% ku kibazo cy'igwingira ry'abana, ariko muri 5 iri imbere kakaba gafite umuhigo wo kurigabanya kuri 5%. Ni umuhigo inzego zivuga ko ushingiye cyane ku bukangurambaga bugamije guhindura imyumvire y'abaturage mu mirenge y'aka karere binyuze mu nama y'igihugu y'abagore. Uru rwego ruremera umusanzu mu kwesa uyu muhigo wo kugabanya igwingira. Umuhoza Marie Grace akuriye inama y'igihugu y'abagore mu murenge wa Kiyumba, akaba agaruka ku ruhare rwa gahunda bise tujyanemo mu kwesa uyu muhigo. Ku gikoni cy'umudugudu tugikora 2 mu kwezi. Mbere wasangaga ari iby'abagore, ariko abagabo kubera ko tujyanamo nabo basigaye bajya gutekera abana, bagategura. Umudamu nimba yagiye mu yindi mirimo, nk'ubu naje hano nimba mfite umwana mutoya, nk'igikoni cy'umudugudu kikaba cyakoze, n'umugabo ntatinya kujyana umwana ndetse akamujyanira n'ibyo guteka, bakabasha kubitegura bakabagaburira. Ingingo yo kurwanya imirire mibi n'igwingira iragaragara mu mihigo ya SNF y'akarere ka Muhanga mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2024-2025. Mukamwiza Adeline, umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu murenge wa Rongi, avuga ko iwabo SNF igiye kongera imikoranire n'izindi nzego zaba iz'ubuyobozi n'iz'ubuzima. Hari gahunda igibaho yo kubakurikirana iminsi 12, byo bita farine. Aho ababyeyi bari muri uwo mudugudu bafite abana bafite ikibazo bagenda bagateka indyo yuzuye iminsi 12 ikurikiranye ku rwego rw'umudugudu. Hanyuma b'abana tukagerageza kuganiriza ababyeyi bakabazana, ndetse bakabazanira n'ibiryo bigizwe n'indyo yuzuye. Hanyuma ibyo byose natwe rero tukabafasha gutegura indyo yuzuye ku rwego rw'umudugudu, bakazana nabo ibiribwa ubwabo bifitiye, harimo n'idodo, imbuto ndetse n'ibindi bikozwe n'indyo yuzuye. Tukagerageza gukumira iryo gwingira tubabaye hafi.
mu nteko rusange y'inama y'igihugu y'abagore mu karere ka Muhanga hagaragajwe ibyagezweho mu mihigo ya mutima w'urugo mu mwaka w'ingengo y'imari ushize, hagaragazwa n'ibyo bateganya gukora muri uyu watangiranye n'ukwezi kwa karindwi. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline agaragaza ko abagore ari abafatanyabikorwa bashimirwa uruhare bagize mu kugabanya igwingira kugera kuri 12%. Akavuga ko imikoranire basanganywe itanga icyizere ko muri iyi myaka 5 iri imbere bashobora kuzagabanya iki kibazo bakanakigeza munsi ya 5%. Ubwo kuva kuri 12 kugera kuri 5 harimo 7. Ako 7 turaza kukagabanya mu myaka 5 kugira ngo nibura buri mwaka twihe intego tugomba gukora, kandi turizera ko tuzabikora. Ba mutima w'urugo rero ntago ari abantu nta bumenyi buhambaye bakeneye kuri ibi bintu, barabimenyereye. Ntago ari umuhigo mushya kuri bo, kandi inshingano dufite uretse no kugabanya ikibazo cy'igwingira mu bana bacu, turi n'ababyeyi tugomba gukemura ikibazo kiri mu muryango n'iryo gwingira ririmo. Mu bindi bisabwa abagore ariko nabo bakabyiyemerera ni uguca amakimbirane yo mu ngo no kongera umwanya abashakanye baha ibikorwa bizamura urugo, cyane imibereho n'uburere by'abana. Alex Namahoro, Imuhanga. Tuvi Muhanga dusubire mu karere ka Rubavu. Abatuye mu nkengero z'umujyi w'aka karere ka Rubavu baravuga ko babangamiwe no kutagira amazi mu buryo buhoraho kandi bafite imiyoboro y'amazi. Aba bifuza ko kampani ya Aquavirunga isanzwe ibagezaho amazi yasimbuzwa ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi isuku n'isukura WASAC. Ibindi kuri iki kibazo reka tubyumve mu nkuru ya Fred Ruterana. Ku mavomero yo mu ngo z'abaturage batuye mu tugari tumwe twa Rubavu ari two Byahi, Buhaza na Rukoko usanga adaherukamo amazi. Cyo kimwe no ku mavomero rusange. Tuyabona ahangaha, tuyabona kuwa mbere. Abaturage bahatuye bavuga ko atari ikibazo cya none ngo kuko usanga kampani baha amazi ya Aquavirunga itagifite ubushobozi bwo kubaha amazi ahagije, bagasaba ko isimbuzwa ikigo gishinzwe gukwirakwiza amazi isuku n'isukura WASAC kuko begerejwe ibigega n'imiyoboro yabo. WASAC niyo dukeneye duhereza amazi kubera ko amatiyo ya Aquavirunga ntago agifunisa amazi. WASAC ni leta nzibura amazi. Duturanye n'ibigega bya WASAC hano hafi. Biri hano muri Rompu hano kuri Buhuru. Kuva hano kuri Buhuru kugera muri iyi karitsiye ntago ari ntera ndende ku buryo bataduha ayo mazi. Kampani ya Aquavirunga nayo igaragaza ko itagifite ubushobozi bwo gutanga amazi ahagije ku baturage batuye muri utwo tugari, bityo ko bari kuganira na WASAC kugira ngo ariyo yajya ihakwirakwiza amazi. Bisobanuye ko muri utwo tugari navuze haruguru, Buhaza, ibice binini bya Rukoko na Byahi, aho ngaho rwose turi mu bwumvikane na WASAC mu minsi mike turaba twahahaye WASAC yo yahagejeje amatiyo manini ku buryo ikibazo cyakemuka mu buryo burambye. Mu bihe bitandukanye akarere ka Rubavu kagiye kizeza abafite ikibazo cy'amazi make atangwa na Aquavirunga ko kigiye gukemuka bagahabwa amazi ya WASAC. Andi makuru yo ku ruhande akagaragaza ko habayeho kutumvikana hagati ya WASAC, akarere na Aquavirunga ko ugomba kwegurirwa imiyoboro y'amazi, ibituma kugeza ubu hari abaturage batagerwaho n'amazi kandi ahari. Kuri iyi nshuro ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko ibiganiro hagati y'impande zombi bizarangira muri uku kwezi kwa Nzeri, nyuma abaturage bagatangira kubona amazi ahagije. Byaje kugaragara ko amazi adahagije kandi kongera ayo mazi byasaba ibintu byinshi, byasaba n'igihe kinini, ahubwo igisubizo cyoroshye ni ugufatira ku yindi miyoboro WASAC icunga iva ku ruganda rwa Gihira. Ibi rero bikaba bimaze iminsi biganirwaho hagati ya WASAC na Aquavirunga, bakaba barihaye igihe cyo kurangiza muri uku kwezi kwa 9 kandi byumvikanyweho n'inyandiko twarazibonye. Aquavirunga isanzwe itanga amazi cyane mu bice binini by'icyaro n'igice gito cy'umujyi wa Rubavu. Muri aka karere imibare igaragaza ko abagerwaho n'amazi meza barenga 90%. Fred Ruterana, mu karere ka Rubavu. Tuvuge ku buzima. Ubu mu Rwanda hari ikigo cyitwa Mega Global Market kizacuruza imiti ndetse n'ibikoresho bifasha abantu kugira ubuzima buzira umuze ku biciro byiza. Umuyobozi wungirije ushinzwe ubuvuzi muri iki kigo cya Mega Global Market, Dr. Rukunda Arthur, aha aravuga ko bafite umwihariko wo kwegereza izi serivisi abaturage iwabo mu rugo. Igisha tuzanye mu Banyarwanda nuko tubazaniye produit nziza z'ubuzima. Nabereka nk'iyi produit ifasha ku bwonko, ubuzima bw'ubwonko. Ikindi gishasha nuko twanazanye
materiel nziza umuntu ashobora gutunga mu rugo, materiel ishobora kumufasha gukora siporo mu rugo, gukorera massage mu rugo, ndetse n'abantu bashaka materiel ya sauna turayifite. Izo materiel zose umuntu yayigura akayitunga mu rugo, sauna pe ukayitwara mu rugo rwawe. Dr. Rukundo Athan, umuyobozi wungirije wa Mega Global Market. Reka duhindure ingingo tuvuge ku buhinzi, tubabwire ko abahinzi bo mu murenge wa Rukara ahantu mu karere ka Kayonza badafite ibyangombwa by'ubutaka bari kuvuga ko bahendwa cyane na bagenzi babo bafite ubutaka bunini babahawe inyongeramusaruro cyane cyane ifumbire mu gihe muri iki gihe bari kwitegura ihinga. Ibindi kuri iki kibazo reka tubyumve mu nkuru ya Jean Paul Turatsinze. Ntago byoroshye kubona ifumbire, ntago bayiguha. Aba bahinzi nabo mu tugari dutandukanye tw'umurenge wa Rukara mu karere ka Kayonza bavuga ko umuhinzi ukodesha ubutaka cyangwa udafite icyangombwa cy'ubutaka adahabwa ifumbire muri gahunda ya nkunganire. Bavuga ko bayigura n'abafashe nyinshi hashingiwe ku butaka bwanditswe mu ikoranabuhanga, bakayigura ku giciro cyo hejuru, icyo bise ubukomisiyoneri. Turahinga tugakodesha imirima, ariko igihe cyagera bajya gushaka ifumbire batizana igipapuro cyangombwa, bigasaba ko wakodesheje ubutaka kari cya gipapuro utagifite. Ubwo haba hari ugifite ukamutuma, ifumbire yamara kuyibona hakaza bikaba ngombwa ko muyigabana. Nicyo kibazo rero twebwe dufite. Ubu dusigaye twiranda tugakoresha ibishingwe, ugatera ibigori ukarumbya. Ikibazo kubyerekeranye n'amafumbire, ujya kubaza ifumbire bakakubwira batizana nimero za IPI, wareba ugasanga nta cyangombwa ugira ku bw'ibyo, ugahitamo kwitahira ukagenda ugashaka bwa bushinga ujye ushyira hariya, akaba ari bwo ujya gushyira mu murima wako. Kuko n'ifumbire ubu ngubu ntiraza ngo tuyibone twebwe, n'abayibona ni babandi baba bafite icyangombwa cy'ubutaka. Ubu twebwe dutegereje yuko imvura igwa, twabona bayiguze nyine basaguye, tukabona natwe babaguraho. Ubundi twajya kubagurira bakaduha ifumbire. Kugeza ubu rero ntabwo ujyayo ngo bayiguye, ujyayo bakakubwira ngo genda uzane icyemezo cy'ubutaka. Icyemezo cy'ubutaka abenshi twaguze ubutaka ari umuntu ubukase ku bundi, wenda utarajya kwandikisha kwa noteri. Ikindi hari igihe ari umubyeyi wawe barakaguhaye ku karima, ariko akaguha nanone mutabanje kujya kwa noteri. Ikindi hari igihe uba ukodesha, nk'ubu nkanjye mfite imirima myinshi nkodesha igera muri hegitari 2 zirenga. Ubu hajemo ikintu, umuntu ufite icyangombwa kuko yamenye yuko abatabifite aribo benshi, aragenda agafata ifumbire nyinshi akayigura, yayigura kuri 720 akaza akayikugurisha nko ku 1000, nawe akunguka nyine kubera ko bafite icyangombwa, ifumbire yayifasha uko abishaka. Ikiduhangayikishije nuko tutabonera ifumbire kugira ngo baduhe n'ifumbire duhinga, butari kumbaza ngo ninzane icyangombwa cy'ubutaka. Ubu se niba narimutse ntagira isambu, nzava hano njya gushaka isambu iyo ntayizi. Uragenda nyine bakakubaza icyangombwa cy'ubutaka ku muntu udafite, utarabaruje ubutaka, kandi ibyangombwa abaturage bose ntabwo babifite, bagiye babibura. Hari ababuze utunimero, hari bataratanze amakuru y'ibyangombwa by'ubutaka. Ubwo rero utafite icyangombwa cy'ubutaka wifashisha, ushobora no kujya kuyigura ufite amafaranga kashi ntiwayiguhe. Ni ukutworohereza, hanyuma hakabaho guhana amakuru, tukaba turi kumwe, nka mudugudu aratuzi, n'abaturage muri rusange baratuzi, bakajya batubera bishingizi, tukashobora kubona ifumbire bitatugoye cyane, tutagombye gushaka icyaburundu. Bamwe mu bacuruzi b'inyongeramusaruro muri aka karere ka Kayonza bazwi nk'abagrodealers bavuga ko ari byo bashingiraho batanga izi nyongeramusaruro ku bahinzi. Umuntu udafite icyo cyangombwa cyangwa se utarabashije kwemezwa n'ubuyobozi bw'umurenge ngo bigaragaze ko aho hantu kuko nta cyangombwa cyaho gihari, ntabwo twemerewe kumuha ifumbire. Ubusanzwe amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ateganya ko abaturage bahabwa inyongeramusaruro zirimo imbuto n'ifumbire binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga buzwi nka smart nkunganire, aho umuhinzi agatanga icyangombwa cy'ubutaka kiriho ubuso azahinga, agahabwa ifumbire ingana n'ubwo buso. Umukozi ushinzwe ubuhinzi mu murenge wa Rukara, Murenzi Vianney, yagaragaje ko n'abahinzi badafite ibyangombwa basabwa gutanga amasezerano y'ubukode bw'ubutaka bari guhinga. Abahinzi bakunze kugaragara hano mu murenge ni abahinzi bavuga bati ubutaka si ubwacu turakodesha, ariko ba nyir'amasambu bakatwima ibyo byangombwa kugira ngo tubifatireho ifumbire. Tuborohereza muri ubu buryo, tukavuga tuti noneho zana ayo masezerano turebe kuko kuwakodesheje, nicyo kiri buduhamirize yuko uri umuhinzi. Hanyuma iyo atweretse amasezerano turamubwira tuti uyandikisha muri sisiteme, yewe kuko ari jyewe ubyemeza, hanyuma nkabyemeza. Ariko iyo atatubwiye yuko afite icyo kibazo, ntabwo twashobora kubimenya.
ariko ubukangurambaga twarabukoze mu nteko, mu nama tunyuramo zose twababwiye icyo kibazo cy'uko udafite icyangombwa tumworohereza tumubwiye ngo twereke ayo masezerano yo wagiranye na nyir'ubutaka. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB cyasabye abahinzi kugura inyongeramusaruro ku babiherewe uburenganzira kandi bakanitabira gukoresha ikoranabuhanga rya smart nkunganire. Kuri ubu aho imvura yamaze kugwa, abahinzi bamaze gutera imbuto mu gihembwe cy'ihinga cy'umwaka w'ibihumbi 2025 naho mu gice cy'iburasirazuba abahinzi bari kwegeranya ifumbire y'imborera, ari nako bagana abacuruzi b'ifumbire mvaruganda n'imbuto ngo igihe imvura izahita igwa no bazabe baramaze kwitegura bahite batera imbuto. Jean Paul Turatsinze, mu ntara y'Iburasirazuba. Isuku y'igikoni n'aho barira. Kugira ngo dukomeze kubungabunga umutekano n'ubuziranenge bw'amafunguro mu gikoni n'aho abanyeshuri barira, tugomba kugira igikoni cy'ishuri kitazengurutswe n'ibihuru, ibigunda cyangwa ibizenga by'amazi, gifite amazi meza, aho gukarabira intoki, aho kogereza no kumutsa ibikoresho, aho kogereza ibiribwa, aho gutereka ibiribwa bivuye mu bubiko bigiye gutekwa, mu vero, ibyo batekeramo byabugenewe, ibyo gushyiramo imyanda itandukanye, bipfundikirwa ndetse n'icyobo gifata amazi yanduye avuye mu gikoni gipfundikiye. Twibanda ku isuku y'igikoni, duhungura imirayi n'ibitagangurirwa, duhanagura inkuta no hejuru, dukubura, dukoropa, twumutsa hasi, dusukura ibyo dutekeraho n'ibyo dukatiraho ibiribwa, twirinda n'akajagari, dushyira ibikoresho aho byagenewe. Tugomba kandi kugira aho abanyeshuri bafatira ifunguro hateguye neza, hasukuye neza, hafite amazi meza n'aho gukarabira intoki, hafite ibikoresho bariraho bisukuye, bicaye neza kandi bafite umutekano. Tugomba kugira umuco wo gusukura aho abanyeshuri bamaze kurira, koza, kumutsa no kubika ibikoresho baririyeho. Isuku ni isoko y'ubuzima. Ubu butumwa mubugejejweho na Minisiteri y'Uburezi ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa ku isi WFP, ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID n'ishami rishinzwe ubuhinzi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika USDA, mu mushinga mpuzamahanga wa Mark Govern Doll utanga ibiribwa mu guteza imbere uburezi n'imirire myiza ku bana. Komeje gukurikira, twongere tuvuge ku buzima. Impuguke mu buzima ndetse n'abaganga bagaragaza ko bikwiye ko abarwayi ndetse n'abaturage muri rusange bakwiye gusobanurirwa byimbitse icyo bisobanuye iyo bavuze ngo infection yo mu maraso, ndetse bakagaragaza ko hari na za infection usanga zibasira abana cyane kurusha abantu bakuru, ndetse ariko ngo hari n'izibasira abantu bageze mu zabukuru kurusha abandi. Oswald Habyarimana ni umuganga w'indwara zo mu mubiri, aha arasobanura ibijyanye n'indwara ya infection yo mu maraso. Infection yo mu maraso ni ijambo riri rusange, bakagombye kuvuga ngo ni infection wenda se yo mu mubiri yagaragariye dufashe ibipimo by'amaraso, ariko tukaba dukeka ko yaba yaturutse aha n'aha, yinjiriye hehe, ese yanyuze mu myanya y'ubuhumekero, ugira umusonga ku buryo n'umubiri muri rusange bigaragara yuko wagaragaje ibimenyetso, ese ni infection yanyuze mu nzira zinyuramo ibiryo. Infection ntabwo twakagombye se kugarukira aho ngaho, ni ukuvuga ngo infection ni uburwayi bw'umubiri w'umuntu bwaturutse ku tunyangingo duturutse hanze y'umubiri w'umuntu, cyangwa se rimwe na rimwe umuntu asanzwe yifitemo, ariko ubudahangarwa bw'umubiri bwagabanuka twa tunyangingo twa tumikorobe wari usanzwe ufite, noneho tugahinduka uburwayi, tukaba twakura tugahinduka uburwayi kandi mbere tutari uburwayi. Imyaka y'abantu abato cyane, abana ndetse n'abantu bakuru ari bo bakunze kurwara ama infection ku buryo bworoshye, ni kubera ko ubudahangarwa bw'umubiri iyo umwana akiri mutoya buba butari bwakura, n'umuntu umaze gukura cyane rero nabo bugeraho bukagabanuka, ukudahangarwa cyangwa kwihagarara k'umubiri bikagira intege nke cyane. Niyo mpamvu infection zikunze kubafata ndetse zikaba zanabarusha ingufu cyane bakarwara. Infection rero akenshi burya zitandukana, nyine birumvikana
n'ikigero umuntu arimo aho ari ndetse n'aho aherereye. Hari infection ushobora kuvuga wenda ziboneka muri Afurika, hakaba iziboneka mu bihugu bishyushye cyane, ibihugu bikonje, mu bihugu by'i Burayi cyangwa se muri Afurika cyangwa se muri Aziya, biterwa n'ahantu aho ariho. Infection zitandukana bitewe n'aho umuntu aherereye. Hose hari izishobora kuba ahantu hose, ariko n'izigira umwihariko nawo bitewe n'akarere n'agace gatuma izo infection amamikorobe cyangwa se amavirusi cyangwa se amafanga ashobora gukura cyane kurusha ahandi. Ni nta kandi dusoreje amakuru yacu twari twabateguriye. Reka mbashimire mwe twabanye muri aya makuru, shimire bagenzi banjye bamfashe kuyategura, shimire ikipe ngari yamfashije kugira ngo aya makuru abagereho neza, ni ikipe idufasha muri technique. Reka ariko kandi bahe gahunda yandi makuru mu kanya ku isaha y'isambiri. Njyewe ndi Fiston Felix Habineza, mukomeze mugire ibihe byiza.